Ikaze mu kiganiro BaradaVibes. Uyu munsi ikiganiro cy'uyu munsi kigiye kuvuga ku birebana n'imibonano mpuzabitsina. Akenshi mpunze guhura n'abantu bakambaza bati se Barada, gukora SEXE, gukora urukundo nk'uko bamwe babyita, gukora imibonano mpuzabitsina ni ngombwa mu bakundana? Iki kibazo iyo umuntu akimbajije ari umuntu mukuru ushatse, ufite umugore cyangwa ufite umugabo, biba byoroshye kugisubiza. Ariko iyo ari umwana, ari umusore, ari inkumi utarashaka, nanone biba bigoye kugisubiza. Kubera iki? Kubera ko mu muco wacu, mu kuntu twakuze, mu byo batubwira, akenshi ngo abantu bashatse, abantu bashyingiwe, abantu bakuru nibo bemerewe gukora imibonano mpuzabitsina kuko baba bafitiye uburenganzira, babyemerewe. Ariko ugasanga noneho urubyiruko nabo barifuza gukora imibonano mpuzabitsina. Umuhungu cyangwa umukobwa akaba afite inshuti, akumva yuko nta kindi kintu cyabahuza. Yego harimo urukundo, harimo kwishimisha, harimo gusohoka nk'ibyo abajene bakora, ariko se biragarukirahe? Kuki tutakora imibonano mpuzabitsina nkatwe nk'abantu bakundana? Icyo ni ikibazo bakunze kwibaza. Rimwe na rimwe nkunze kubwira abantu urubyiruko, umuhungu n'umukobwa, niba mushaka gukora imibonano mpuzabitsina, hari ibintu mugomba kwitondera, hari ibintu mugomba kwitaho, hari n'ibintu ugomba gutekereza kugira ngo ukore iyo mibonano mpuzabitsina. Ariko noneho niba mwarashakanye, mukaba mwarashyingiranywe, mukaba ari umugabo n'umugore mubana, uyu munsi kubaza ngo ese imibonano mpuzabitsina ni ngombwa mu rushako, ni ngombwa mu rukundo rw'abo bantu bashakanye, ni ngombwa 100%. Hagakurikiraho ikintu cyo kwibaza ngo ese wowe ubaza icyo kibazo, niba uri umugabo, urumva kuri wowe imibonano mpuzabitsina muri urwo rushako rwawe, muri urwo rukundo rwawe n'uwo muntu muri kumwe, uruha kangahe %? Ese mugore, imibonano mpuzabitsina uyiha akahe gaciro muri urwo rushako rwawe? Icyo nicyo kibazo nyamukuru ku bantu bashyingiranywe. Ese imibonano mpuzabitsina ni ngombwa mu rugo, ni ngombwa mu rushako? Yego. Noneho ikibazo gikurikiraho barakubaza ngo ese ni inshuro zingahe? Ni inshuro zingahe nk'abantu bashakanye bagomba gukora imibonano mpuzabitsina? Aha ngaha biterwa namwe n'uburyo mukunda iyo mibonano mpuzabitsina, n'uburyo mubanye, n'uburyo muhuza, n'uburyo mubiganiraho. Kuko hari abakora imibonano mpuzabitsina buri munsi. Ubwo niba bayikora buri munsi iminsi 7 y'icyumweru, murumva uko bimeze. Hari abayikora rimwe mu kwezi cyangwa amezi 2 agashira, n'atatu agashira. Se biterwa mwebwe nk'abantu bashakanye, iyo mibonano mpuzabitsina mushaka kuyikora kangahe? Mubiganiraho se? Murahuza se? Kuko hari igihe ibintu bigorana, umwe mu bashakanye akaba yifuza gukora imibonano mpuzabitsina, undi atabishaka. Umwe akaba byishimira, byenjoyinga, ari ikintu akunda cyane, undi akaba atari ko bimeze. Abo bantu rero babiri kugira ngo bazahuze, bicare hamwe, bavuge bati imibonano mpuzabitsina bimeze gute, turabikora gute, turabikora inshuro zingahe, biba bigoye. Ari naho hantu hakunze kuzira ikibazo. Bantu mwashakanye muri ku rwego rumwe ku gukunda imibonano mpuzabitsina? Murabyumvikanaho se mukavuga muti tuyikore? Ese muyikora kangahe? Muba mwabyumvikanye, muba mwabiganiriyeho? Ahubwo se mujya munabiganiraho? Kuko ikibazo cya mbere barakubaza ngo ese ni ngombwa? Yego ni ngombwa. Ese tuyikore kangahe? Ibyo ni mwebwe mugomba kugira gute kubipanga, ni mwebwe mugomba kubiganiraho. Ntago bizava handi ngo baze kubibategeka. Hari noneho n'abagera hano akakubaza ngo se position nziza ni izihe, ni gute twayikora iyo mibonano mpuzabitsina kugira ngo twishimishe? Aho ngaho naho ni mwebwe babiri mugomba kubiganiraho, mukicara mukabiganira. Ikindi kintu mu gukora imibonano mpuzabitsina, ntago ari ibintu ubyuka mu gitondo ngo uhite ubikora, ariko uko ubikora, uko uhuza urugwiro n'uwo muntu mwashakanye, niho mumenyera ibyo mukunda, niho mumenyera ibibarushya, niho mumenyera ibyo kwirinda, niho mumenyera ibyo mukunda n'ibyo muzagumana n'ibyo muzareka, niho mugerageza ibintu bishyashya, niho muguma muri rutine cyangwa se mu byo mumenyereye bitewe n'ukuntu muteye. Ariko byose ni mwebwe babiri mugomba kugira gute kubiganiraho. Hari abantu rero bitewe n'ibibazo byinshi cyane bumva, ugasanga umugabo cyangwa umugore ari mu bantu hanze barimo baraganira, bakaganira ukuntu abandi bakora iyo mibonano mpuzabitsina, bakaganira ibyo bakora, bakaganira ibibashimisha n'iki. Noneho ugasanga umwe muri bo arumva hari ibintu yacitswe bitewe n'ibyo abandi bavuga, bitewe n'ibyo yumvishe, akumva yenda we arabishaka, yenda mugenzi we ntago abishaka, akumva ko hari ikintu kitagerwaho kubera ko
abandi bavuze abandi baganiriye. Ushobora kubyumva wewe nkawe ku giti cyawe ukumva ko ari wowe hari ibintu tuzuza cyangwa hari ibintu watanzwe, cyangwa se ukumva yuko mugenzi wawe ahora yifuza, ahora yicuza, ahora avuga ibyo atabona. Ugasanga wowe bitewe n'ibiganiro wumvishe, bitewe n'ibintu wumvishe abandi bavuga cyangwa wasomye, ugahita uvuga uti naratanzwe, naracitswe, nshobora kuba ntuzuye cyangwa nshobora kuba ntari normal kubera ko bino bintu ntabikora. Cyangwa se ukumva wowe uri tayari gukora ibyo bintu, ariko kuko mugenzi wawe mubana adashaka kubikora cyangwa ataranabigerageza, ukumva ko ari we ufite ikibazo. None ugasanga umeze nk'umuntu uri mwihangana, cyangwa se uri muri hari ibintu ugomba kuzuza, hari ibintu ugomba kugeraho kubera ko wabyumvishe. Iki kintu rero nk'abantu bashakanye mujye mukitondera, kuko hari igihe umwe mu bashakanye, umwe muri mwe ya mugabo cyangwa umugore ashobora kubyumva hanze, ashobora kubireba, ashobora kubyumva cyangwa se kubisoma, none ugasanga arabizanye, atangiye kuzajya abinagamo muri rwa rushako rwanyu. Ntabwo abizanye kugira ngo mubiganire, wenda mubyeseye mubiganire, ahubwo ameze nk'umuntu urimo wicuza abandi bakora ibi, ukamera nkaho uri mugereranya, abandi bavuga ibi, abandi se ko bigenda gutya, abandi bagore babakorera ibi, abandi bagabo bigenda gutya. Ugasanga ni nkaho uri munyega mugenzi wawe ko ibyo bintu atabikora kandi nawe wabyumvishe. Ese koko uko kuza umubwira ibyo wumvishe ariko ukabisa nkaho ubigereranya, nibwo buryo bwiza bwo kubwira mugenzi wawe ibyo bintu? Cyangwa hari ubundi buryo mushobora kubikora kugira ngo mushobora kubivuga kugira ngo bigende neza muri kwa kuganira kwanyu nk'abashakanye? Iyo ngingo mujya muyiganira gute se? Muyiganira umugereranya ibyo abandi bakora, ibyo wumvishe, ibyo bavuga, cyangwa mubiganira murimo mubikora muvuga mutereka tugerageze kino kintu? Ahangaha mu kibazo cya mbere, ese imibonano mpuzabitsina nk'abashakanye ni ngombwa? Ni ngombwa, ni ikintu cy'ingenzi mu rushako kuri wowe ku giti cyawe? Imibonano mpuzabitsina ni ngombwa, ni ingenzi mu rushako rwawe? Niba ari byo, bitewe n'igisubizo ubonye, mugenzi wawe se mwashakanye we bimeze gute? Nawe arabyemera gutyo? Nawe yumva ko imibonano mpuzabitsina ari ikintu cy'ingenzi mu rushako, mu rugo rwanyu? Mwabyemeranyije ko ari ingenzi? Muzayikora kangahe rero? Buri munsi, buri minsi 3, buri cyumweru, buri kwezi, cyangwa muzajya muyikora rimwe mu mwaka? Aho ngaho naho ni mwebwe mubigena. Kujya rero kubaza abantu hanze ngo abari bo baguha inshuro, baguha position bakora, bakubwira niba ari ingenzi cyangwa atari ingenzi, nta kintu bimaze. Kuko ngewe nubimbaza bizaterwa nanjye uko mbyumva, ariko siko bivuga ko ariko nawe ugomba kubyumva. Icy'ingenzi ahangaha kubaza abandi hanze, nta muntu donc nta expert uri hanze, nta muntu ugomba kukugenga. Ubu se uhuye n'umuntu ukubwira uti akubwiye ko atari ngombwa kandi wowe wari uzi ko ari ngombwa, cyangwa wumva muri wowe ari ngombwa, cyangwa uwo mwashakanye yumva ari ngombwa, wahituyireka? Icyo ni ikibazo. Akubwiye se ko ari ngombwa ahubwo ko buri saha muzajya muyikora, byagushobokera wowe? Kujya rero kubaza abantu hanze, kujya kubaza aba expert hanze, kujya kubaza ibiganiro, ibyo ngibyo nta kintu bimaze. Icy'ingenzi ni wowe n'uwo mwashakanye. Nongere mbisubiremo, kubaza abo hanze inshuro uzabikora, position uzabikora ni iki, warangiza ukabaho nk'umuntu uri muri competition, urimo wigereranya n'abo bantu, ntabwo ari byo. Nubwo rero iki gisubizo atari cyo wari witeze wumva iki kiganiro, it depends, ça dépend, biterwa namwe uko mubibona. Ariko nkanjye ku giti cyanjye, mu magambo makeya, nuko gukora sexe, gukora urukundo, gukora amour, faire amour mu bantu bashakanye ni ingenzi. Noneho byagera ku bashakanye bikaba byiza cyane. Ariko noneho hari abantu nabo bakora sexe kugira ngo bishimishe, bakaba batarashakanye ariko bakaba bakora sexe ngo bishimishe, bafite experience bashakamo n'iki. Abo ngabo nabo ntago nabatera ibuye, ni uguhitamo kwabo. Ariko nk'uko nabitangiye, niba uri urubyiruko, niba muri batoya mutarashakana, hari ibintu ugomba kubanza gutekerezaho mbere yo gukora iyo mibonano mpuzabitsina. Kuko uyu munsi niba wowe waramaze kubitekerezaho ukavuga uti ngiye ngomba gukora imibonano mpuzabitsina kugira ngo nishimishe, ngomba gukora imibonano mpuzabitsina kugira ngo nshake experience n'iki, ujye ureba uwo mugiye kuyikorana nawe muri ku rwego rumwe rw'imitekerereze. Bikunze kugaragara wowe ukaba ushaka kwishimisha, ugashaka iyo experience twavuze mu mibonano mpuzabitsina, ariko ugahura n'umuntu wa wundi wibwira yuko iyo mukoze imibonano mpuzabitsina ngo aba ari urukundo, aba arimo akwereka urukundo. Kuko tujya tubyumva
kumva umukobwa ngo natwaye inda ngo ko yarambwiye ngo niba mukunda nemere turyamane. Icyo kintu rero nicyo kintu gituma mbwira abajene n'urubyiruko batarashakana ngo mugomba kubanza kubitekerezaho mukanabiganira na mugenzi wawe, kuko wowe urashaka kwishimisha ariko mugenzi wawe arabibonamo nkaho ari urukundo, arumva ko gukora imibonano mpuzabitsina ari urukundo. Hari igihe ushobora kujya mu bintu ugasanga umuntu akwitwayeho umwikomo ngo waramuhemukiye kandi wowe warishimishaga washaka urukundo. Hari n'abumva yuko ngo mu gihe muryamanye mugomba guhitamo mukora ubukwe. Tekereza abo bantu babiri bahuye ari urubyiruko kubera imitekerereze yabo itandukanye ku birebana n'imibonano mpuzabitsina. Niyo mpamvu rero mbabwira nti bajene mwebwe mubanze mubyitegure, mubanze mubitekerezeho, mubiganireho, mubishyire ku rundi rwego, ariko noneho nk'abantu bashakanye bo ni ikintu cy'ingenzi rwose mu rugo gukora imibonano mpuzabitsina. Noneho rero kuvuga ngo inshuro mubikora, position mufata n'iki, ibyo ngibyo ni ibyanyu byo kubiganiraho. Wowe uduteza amatwi, wowe unteza amatwi muri aka kanya, gukora imibonano mpuzabitsina ni byiza kuri wowe, ni byiza ku buzima bwawe. Iyo washatse nyine ufite uwo muyikorana ni byiza, kuko nk'uko ukeneye urukundo ukaba ukeneye care, n'imibonano mpuzabitsina urayikeneye. Ikiza noneho iyo mwashakanye muri mu rugo, iyo mukora iyo mibonano mpuzabitsina bituma muguma muri connect, muri hamwe, cyane cyane nyine iyo mukora imibonano mpuzabitsina myiza ihuriweho kandi buri wese yishimira, buri wese aryoherwa muri iyo mibonano mpuzabitsina. Kuko hari abantu babana ugasanga muri iyo mibonano mukora ntabwo nyine mugenzi wawe yishimye, ntabwo anezerewe. Nabyo tujye tubitekereza. Iyo mibonano mpuzabitsina ari myiza, ibashimisha mwembi, muyiganiraho mwembi, mugahuza urwo rugwiro mwese, mubyiyumvamo mubikunze, ni byiza, bitandukanye na ya mibonano mpuzabitsina yindi harimo gufatwa ku ngufu, harimo gutotezwa, harimo gushyirwa ku nkeke, harimo gushyirwa ku gitutu n'ibindi byinshi cyane bishobora kugaragara mu mibonano mpuzabitsina. Reka nkubwire ngo ni ukuri, nabagira inama mwabantu mwe mubana, mwashakanye, mukundana, mukuzemo, mukora imibonano mpuzabitsina rwose byiza cyane, kandi munabiganireho, bituma urukundo rwiyongera.